usibye kuba afatwa nk'umwe mu basitari bari gutrendinga mu gihugu cy'u Rwanda, benshi mu muzi nka Juno Kizigenza, akaba umusore muto cyane ukunzwe cyane guhera ku bana, ku bantu bakuru ndetse n'abakobwa muri rusange cyangwa se abasore bagenzi be. Uyu musitari wamenyekanye ku izina rya Juno Kizigenza, amazina ye bwite akitwa Kwizera Bosco Junior, akaba ari umusore muto w'imyaka 22 y'amavuko. Uyu ku myaka 22 y'amavuko akaba yarubatse izina rye akarizamura akarigeza mu bushorishori, ndetse na n'ubu akaba agikomeje gukorana n'abandi bahanzi batandukanye mu buryo bwo kurushaho kumenyekanisha izina rye. Uyu musitari mwese muzi nka Juno Kizigenza yavukiye mu karere ka Kicukiro mu Kagarama mu mujyi wa Kigali. Uyu akaba yaravukiye mu muryango w'abana 7, ndetse Juno akaba yararangije amashuri ye yisumbuye mu mwaka wa 2019, ayasoreza mu kigo cyitwa Agahozo Youth Village, ndetse yize ibijyanye n'ubumenyi bw'isi n'ubukungu MEG. Ndetse Juno atangaza ko ikintu cyaba cyaramubabaje mu buzima bwe ari ukubura umubyeyi. Si ibyo gusa kandi afite n'indirimbo nyinshi zivuga ku buzima bwe, nuko tutajya tumenya ngo ni ibiki ashatse kuvuga. Iriya ni true story. True story nayanditse kuva nko mu mwaka ushize, nko mu kwa 7 mu kwa 6, ariko sinayirangiza. Then nkomeza kuyandika ngenda nongeraho duke rero that was the right time kuyisohora. Irimo my past background yanjye, nubwo biteruye fresh ariko nibyo nashaka kumininga na life mbamo nyine ubu ngubu to. Njye nakuze mu buzima butari bwiza byatari home, ntago twari tubayeho fresh, and then nza kugira n'ibibazo byo gupfusha umubyeyi papa wanjye, so bigenda biziraho n'ibindi nyine like that. Juno Kizigenza ubundi mu buzima busanzwe yakuze yiyumvamo gukina umupira, ari naho se yahereye amwita Kizigenza kubera ko yamubonagamo impano yo gukina umupira. Gusa nawe akawukunda cyane kuko yumvaga ari zo nzozi ze zo kuzaba umukinnyi w'umupira w'amaguru. Gusa uyu Juno Kizigenza uko yigeraga hejuru ndetse ari nako ajya mu mashuri makuru, ibintu byo gukina umupira yagiye abyigeza ku ruhande gake gake, ahubwo agenda yiyegurira umuziki kurusha ibindi byose. Atangira kwiga gucuranga piano ndetse no gucuranga gitari, birangira umupira awushyize ku ruhande arawibagirwa. Juno Kizigenza akiri umunyeshuri muri segonderi yakoze indirimbo iramenyekana ku rwego rwo hejuru, gusa abantu benshi ntibahise bamenya ngo uwo muhanzi ninde cyangwa se ngo uwo muntu wayiririmbye ninde. Nyuma yaje gukora cover y'indirimbo y'umuhanzi witwa Yoromide yitwa Motibana, yakoze indirimbo ayita Fata Umwana. Gusa iyo ndirimbo yashishuye, ntago abantu benshi bigeze bamenya nyirayo bwite. Gusa Juno we byarushijeho kumushimisha kuba iyo ndirimbo yaramenyekanye kandi ntibapfe kumenya nyirayo bwite. Fata umwana reka ubunebwe, ntiwitinza arakunanira, kandi abandi baramukeneye, gusura Starboy nawe aragukeneye. I'm the man, I'm the one they call the Slim Daddy, afraid of girls niyo hindiho, geragezwa kenshi nkabananira, gusa sometimes gorwa cyane nizo trial, nikwamiye home banyoherereje umwana. Nimba ukeka ko iyi ndirimbo ariyo yonyine yashishuye waba wibeshye, kuko yashishuye n'indirimbo ya Bruce Melody yitwa Katerina, nubwo itamenyekanye imenywe n'abantu bose. Iyi ndirimbo yakoze akaba yarakundaga kuyumvisha umuntu wakoraga ku ishuri, ndetse iyi ndirimbo uwo muntu akaba yari yarayikunze cyane. Juno Kizigenza nyuma yo gusoza amashuri yabwiye uwo muntu anabwira na Bruce Melody yuko ashaka kujya mu muziki, bityo rero bahita bamufasha kuko Bruce Melody niwe wafashije Juno kuzamuka ahita yinjira muri muzika gutyo. Uyu musore muto wamenyekanye nka Juno Kizigenza kandi utarasibye gutangaza ko umubyara we Mr Kagame atasibye kumushishikariza kubanza kwiga mbere yo kujya muri ibyo bintu by'imiziki, akaba ari we akesha kuba ageze kuri uru rwego ariho ubu ngubu, nyuma yo gukurikiza inama yagirwaga na mubyara we. Uyu Juno Kizigenza ubwo yari ari mu mwaka wa 5 w'amashuri yisumbuye yatangaje ko yakoze cover y'indirimbo irakundwa cyane, ndetse ashaka gufatirana ayo mahirwe ngo akatire iby'amashuri yigire mu muziki, maze Mr Kagame mubyara we aramubuza amusaba kubanza gusoza amashuri. Juno Kizigenza aragira ati, nagize gutya niga mu mwaka wa 5 wa segonderi, nkora akaririmbo maze karahatwika karahava, ariko abantu batazi ngo ndinde. Ibyo byatumye ashaka gufatirana ayo mahirwe n'abo bantu yari abonye bamukurikira ngo maze yubake izina, ariko nyuma aza gusanga atari byo, kuko byari gutuma arika amashuri maze bikamwicira kariyeri. Juno Kizigenza yakomeje gutangaza ko mubyara we Mr Kagame ari inshuti ye ya hafi, ndetse ko ari we wamufashije kuzamura umuziki we no gukora ibindi byinshi.
uyu musitari muto Juno Kizigenza yatangaje ko amagambo yaririmbye mu ndirimbo yitwa Nazubaye ari true story cyangwa se inkuru y'impamo y'ibyamubayeho, ko ngo ubwo yakundanaga n'umukobwa bagapanga no gusohokana kuri Saint Valentin, ariko uwo nyampinga bakundanaga aza kumukatira cyangwa se kumwereka igihandure kuri uwo munsi wa Saint Valentin. Juno Kizigenza kandi ni umusitari wakunzwe kuvugwaho ibintu byinshi, ngo asa n'abakobwa, ngo yitwara nk'abakobwa se cyangwa ngo ni umutinganyi, akunda gusiga inzara n'ibindi byinshi cyane. Nyuma nawe aza kugaragaza ko akunda abakobwa, agakunda kugaragara mu mavideo asomana n'abakobwa cyangwa se ari kumwe nabo kugira ngo abashe kwigarurira imitima y'abari bamutakarije icyizere. Uyu Juno Kizigenza kandi agitangira umuziki yawutangiriye muri label ya Bruce Melody izwi nk'igitangaza music, yamumenyeraga buri kimwe cyose. Iyi ikaba ari nayo yamufashije kumenyekana, gusa uko yagendaga amenyekana yarushagaho kugenda amenyera. Ubu ngubu akaba yaravuye muri label, akaba yifite management ye ku giti cye, ndetse kugeza ubu akaba yimenyera buri kimwe cyose, yaba ibyo asohora cyangwa se ibyo aririmba. Akaba ari n'umuhanzi wamaze gutera imbere ku rwego rushimishije. Yari Dani TV Nation, mwari kumwe nayo, mboneraho gushimira wowe warebye iyi video kugeza ku musozo. Akaba ari hano dusoreje ikiganiro twari twabateguriye kuri uyu muhanzi Juno Kizigenza. Mboneraho no gusaba abatarakora subscribe gukanda subscribe no kunzogera kugira ngo video zijye zikugeraho mu ba mbere.